birangije ntegereza ko umuntu afata ndamubura, mbona buri muntu wese ari kwikinira iziwe arigendera. Ndavuga ati rero reka mfate umuhanda umwe aho ungeza naho ngaho, nambuka ndakomeza umuhanda ujya ubona ku ruganda rw'amasukari aho bita za Kabuye. Ubwo nahageze nko mu masaa 4 nongera ndakata nongera ngaruka Nyabugogo. Mbajije umuntu ngo amicumbi arambwira ngo ninjye kuri polisi baramicumbi. Ubwo nkajya mbyuka ngo ndarara ngenda buracya mu gitondo afite amafaranga 200 desi nari nasigaje nakamambiri yatobotsemo munsi. Mani life wari ibidanje wa kigabo. Ubwo birangije mani nta life naki ngiye nagura igisheke cya desi mani. Maze kugura igisheke cya desi mu papa araza nawe ubonaga yari yarabuje ambwira ngo muye ku gisheke to ndavuga ati ubwo yenda simbizi mu manyura ambwa semize bite mwana ndamati ufite urarasa ndavuga ati wapi tingiye bamaye priya rero nubwo narinze ibyo ari byo nahinze ko yenda ari nk'iki papa cyangwa se runo rw'uruzu bamuhaye yenda arambwira ati ngo tuyibanemo ndagenda shaka yari afite mu nzu abe n'ikarito twirarira hasi burake nzara. Yo, what's up man? Ndi kumwe na Kamba, abantu bankunde bakande subscribe bakore share comment, dore ibintu byaragoranye mwa bantu mwashaka ko nsubira mu ntara mwana byatari shawapi nurukiyo za Gisagara kabisa. Gisagara urazi shani kure byatari sure mwarakize nyine nare mwana kuba tumeze nk'imfungwa twarakize asimbizi none se Kamba ya ufite sister mutoya ndagusaba ko kazi Kigali yazi Kigali sakararahe kandi nanjye ubwanjye ntafite aho ndara nyine yabigusabye mubwira gute oya ntago yabitekereza nawe arabizi ntago nabigusaba wapi mama wasikuri Kigali wenda nawe tu arabizi ajya guhamagara kwaka amafaranga shari igihe maybe abikoraho gakeya nyine iyo nagize imana nkarigwira nyine ubwo rumva ni kwaboreza bya bijumba nyine byo mu ntara mwana subize ajya guhamagara kuko yakagukunda of course nibyo bindi by'ababyeyi nyine man ko abikubwira durare ukanavuba man mama wanje we wana kabisa size nk'amezi 5 ukajya kuraba mama wawe byatari oya man ubuzima ukuntu ibintu biba bimeze man uzi ngo nyine hari nk'ibintu tujya nyine bibaho tukirengagiza ako nk'ababyeyi nk'iyo ubona wana kera nka mama yajyaga ambwira ati ngo wagira ngo imbwa zandigase mu kirenge sibyo man ukumva ngo nk'umubyeyi ngo dukubitaniye ngo nka hehese bakamubwira ngo Eric ngageze ngo zahehe ngo Kamba ngageze ngo zahe hakonda nakuze nyine nabyumvise byandi by'ababyeyi kabisa ubwo zari bose ababyeyi bose respect kabisa dore umuntu yarakuze nubwo byanga kabisa oya ntago bigira umubare kabisa wapi oya kuri bivuga byo ngibyo ni rucabana none se ubwo ufite gahunda yo kujya mu ntara hashize igihe kingana iki imyaka 20 ugasubira mu ntara imyaka 20 uzagendeye ku kintu man nzagendera ku igare njyewe nyine ni icyo ushingira uvuga ati iki gishingiyeho nicyo nibibona ibyo ndi gushaka nibibona ibyo bizatuma nsubira mu ntara ako man uzi kuza Kigali ukuntu byamvunnye se man njye njya kuza Kigali nta muntu n'umwe narinzi uri kumva njye nyine wageze nimugoroba ndavuga ati gereka niyizira Kigali uri kumva man ndangije nyine ndavuga ati nimugoroba reka ntegeto ndatega ndazamuka nyere Kigali nimugoroba nka saa 12 mageze none ubwo ngubwo ngenda ninzi ko nyine iyo ugeze Kigali umuntu ahita aza akagufata yamara kugufata nyine akakuya mutaziranye narinzi ko iyo umuntu ageze Kigali umuntu ahita aza akagufata mukagenda nka saa moya bureka wumve ngeze mu Nyamugogo nka saa moya ubwo birangije ntegereza ko umuntu afata ndamubura, mbona buri muntu wese ari kwikinira iziwe arigendera. Ndavuga ati rero reka mfate umuhanda umwe aho ungeza naho ngaho, nambuka ndakomeza umuhanda ujya ubona ku ruganda rw'amasukari aho bita za Kabuye. Ubwo nahageze nko mu masaa 4 nongera ndakata nongera ngaruka Nyabugogo. Mbajije umuntu ngo amicumbi arambwira ngo ninjye kuri polisi baramicumbi. Ubwo nkajya mbyuka ngo ndarara ngenda buracya mu gitondo afite amafaranga 200 desi nari nasigaje nakamambiri yatobotsemo munsi. Mani life wari ibidanje wa kigabo. Ubwo birangije mani nta life naki ngiye nagura igisheke cya desi mani. Maze kugura igisheke cya desi mu papa araza nawe ubonaga yari yarabuje ambwira ngo muye ku gisheke to ndavuga ati ubwo yenda simbizi mu manyura ambwa semize bite mwana ndavuga ati ufite urarasa ndavuga ati wapi tingiye bamaye priya rero nubwo narinze ibyo ari byo nahinze ko yenda ari nk'iki papa cyangwa se runo rw'uruzu bamuhaye yenda arambwira ati ngo tuyibanemo ndagenda shaka yari afite mu nzu abe n'ikarito twirarira hasi burake
inzara mana rubwo inzara iraka kurya se inzara nta muntu utaraje Nawe. mwabanye mu nzira yari muri priya noneho tubaniramo ndangisha abantu nyine mani ubwo ngubwo bukeye mu gitondo arambwira ati yitwaga Bucamani ndamusuhuza aho ari bose mani ndangije arambwira ati njye ngiye guhiga rero ntawe ubyuka ujye guhiga ubwo twari twegereye n'abantu bacuruzaga ikigage ngo ndabyuka mu gitondo nyine nkitembereshwa haza nka saa sita azanye nk'ibirayi nyine nka bingahe turabisangira ubwo ndangije arambwira ati nyine mwana rayifu nuko byagenze ubyo kubyuka ujya gushaka ibiyede ubwo twazamutse ahantu bita za Rwinyana iyo ngiyo hano ugeze Karuruma umuhanda uhita uzamuka gutyo ugana ahabora bita ku Kirisiya ndazamuka ubwo baduha ikiyede kubera imbaraga se shaho birakunda yego ko niyo kurenga amatafari biravuga ati wewe wacana wisho sho ntuzagaruke kuko ntabwo dukoresha banganenga nese nkamo ngeze nka saa sita bankubita kuko bahembaga kine nyine bankubita kibiri saa ngenda nguramo pozo z'igihumbi abana ngaruka nabaye nk'akasamutwe matafari udakubita njyana yirya ngarura yino bose arambwira ati se wagipitiye ko nabonaga wari waraburije byagenze bite avuga ati buriya nyine mu nda ndyaga ambwira ati ejo uzagaruka ndanahana bibiri ndahaha nibi ubwo tugera nimugoroba nyine Bucamani Priave barayimuha baza kudusohora mu nzu ubwo yari afite umwana babana nawe umugore yari amutanye umwana yamusigaga ngo afite nk'imyaka nk'ine umugore yaramuvuyemo kera mani refuze igenda ibisazi gutyo nza kubona akazi ko gucuruza ibigage ubwo nabyo ndarabicuruza leta nazo urazizi ziba zikugurukana ubwo ngo iyo urebye ubwo buzima wajemo ukigera Kigali ubu ngubu ubayemo begeranya gute ubona hari icyahindutse ubona ari kwa kundi ubu ngubu yenda nibyo bya ndimo aramvuga ngo umukene arapfa ego ko gusa nyine Imana arabuta twishimira harana umuntu aba yaravuye naho umuntu yagejeje kugera mani sibyo wakanya umuntu aba ashobora kwikodeshereza inzu ukaba ufite akazi ukashobora kurya homo ukaba baguhamagara ukabakubita n'icyo gitanu ibintu bikamera neza ahubwo nyine ubwo ngubwo mani ni ibintu biba ari ibintu bya danje birenze n'ubwenge bwawe mani bro aho kumbwira ngo nasubira mu cyaro umuntu asubira mu cyaro mani gufata isuka nkahinga bro reka mubaze ikibazo dusoza ikibazo nakubaza ni iyihe nama wagira ku mwana uri iwabo winywera amata ukikijwe cyaraye ushaka kuza i Kigali ugahunga ababyeyi kabisa akavuga ati ngiye i Kigali ngiye kuyora amafaranga ni SMS nabaha nuko nababwira ko nabo baza nyine Kigali bakande mani ese urumva wowe nibaza Kigali bahe nyina ubwenge bwo urabwimenyesha nta nubwo ukimara kwinjira ukabona winjiye muri bisi ngize i Kigali ubwenge ako kanya uba wamenye direct ubwenge buba bwaje kuko ubaka akanya katubyiyorere mani ndagushimira bro.